kurebera hamwe uburyo dukoramo amakona. Ikizami cy'amakona ni amakona 7, ubwo tunyuramo inshuro 7 mu kugenda, tugahindukira twanyuramo inshuro izindi 7, ubwo zose hamwe n'inshuro 14. Hagati y'ikona rimwe n'irindi agomba kuba arimo mu kizami cy'abasore metero 1.60. Ikizami cy'abasaza guhera ku myaka 40 kuzamura haba hagati y'ikona rimwe n'irindi abarimo metero 2. Yes, ni Teacher Musoni Rwanda. Umunsi none tugiye kwiga amakona ya moto. Tugiye kurebera hamwe uburyo dukora amakona kuri moto. Ikiganiro mperutse gukora mbaza umwarimu ambwira ukuntu amakona akomera, rimwe na rimwe impamvu yatinya. Buri ibyo bizami bibiri biroroshye, Yego. ariko buri ikizamini cy'ikona kuri moto kiragora cyane. Moto nubwo bajya bambwira ngo zibakubita hasi, ariko hari abantu baba barabiciye amazi. Ubona ukuntu moto umuntu ashobora kuyihagarika ikanatinda yicaye igikobwa atanakandagiye ku ruhande rurimo vitesi kandi akanyuramo neza. Kubera ko uragukata se Ugenda ukata rimwe rigeyo nka semita nitura hasi. kiriya kizamini bajya bacyorohereza abantu bafite imyaka 40. Uzategereza icyo gihe unyura mu makona n'ibindi. Ugeze ubigerageza se mu kubyiga wenda? Nigeze mbigerageza icyumweru cyose nikubita hasi ndavuga ata kugira ngo nzicwe na moto ndabyihorera rwose. Amahirwe yo kugira imyaka 40 bakanterera metero 2, nzobora ngiye kwishaka kategori ya moto kuko kamiye mubwo ndakeka ni nayo nzaba nsigaje yonyine. Kategori ya moto ni nziza rero, muri kategori zose ubura kuzuza kategori nubwo wazigira zose atari perime ya moto. Aba hari ikintu ubura kuko niyo perime munyura ngo ababona yamukubita hasi ngo niyo bigerageje aramunanira. Reka turebere hamwe uburyo bworoshye dukoramo amakona ikizamini cya moto. Tugiye gutangira ikizami cy'amakona. Winjira ku ikona rya mbere, amakona ni 7, unyuramo inshuro 7, ukagenda ukagaruka ukanyuramo izindi 7, ubwo zose hamwe ni inshuro 14. Aya makona twateye hagati y'ikona rimwe n'irindi harimo santimetero 1.60. Ubwo ni bimwe bapimira abasore n'ubundi. Umunyeshuri atangiye ikona, yinjira ku ikona rya mbere, akareba neza ko atarigonga, neza agacamo yirinda kugira ikona agonga na rimwe. Hano hantu nabibutse ko tuzengurukamo inshuro 7, amakona aba ari 7. Ugomba kunyuramo nta kona na rimwe ugonze mu kugenda no kugaruka. Ubu akaba azengurutse inshuro 7, agiye kugaruka indi nshuro. Kugenda no kugaruka bisaba kunyuramo inshuro 14. Irinda kugira ikona na rimwe ugonga. Kugenda no kugaruka ibyo abantu bajya bavuga ko batinya rimwe na rimwe ngo moto yabakubita hasi, abona ko ari ibintu byoroshye. Iyo umunyeshuri yize neza akamoto arakemeza rwose, ubona ko ari kugatwara neza. Ubu hano ikizami cy'ikona kiba gishoje, umunyeshuri rwose agerageje gukora ikona neza. Bamwita Teacher Jaime. Uyu ni umwarimu wa moto. We mu kanya wari kuduha urugero rwo kunyura mu makona neza, mwabona ko ari kukemeza mu buryo bw'ikizami. Akabona ko na moto nubwo bajya bambwira ngo zibakubita hasi, ariko hari abantu baba barabiciye amazi. Ubona ukuntu moto umuntu ashobora kuyihagarika ikanatinda yicaye igikobwa atanakandagiye ku ruhande rurimo vitesi kandi akanyuramo neza. Hari abari gukoresha akariro amburiyaje vitesi y'imbere n'iy'inyuma akoresha akaguru kamwe, kandi urabona ko anyuzemo neza anasohotse. Bya bindi twe dukora mu kizami bikadutera ubwoba, hari umuntu ushobora kubikora mu buryo bw'ubufindo. Hano nk'uyu mwarimu ntabwo yabasha kunyuramo gutya ngo abe yakwigisha ibintu bikunanira. Urabona ko moto umuntu ashobora kuyihagarika n'umunota wose. Bamwita Teacher Jaime. Ntabwo yakwigisha ikona ngo rizakunanira.
biragusaba kuba warashiritse ubwoba cyane rwose. Tica Jaime. Buri bintu bitanu byagufasha kumenya neza amakona ya moto. Icya mbere ni ukwirinda gushyira imbaraga cyane mu maboko kubera ko bikubuza kugarura moto vuba. Icya kabiri ni ukureba neza ikona ugezeho kugira ngo utaza gusohoka cyane kugaruka bikakunanira. Icya gatatu ni ukwirinda igihunga cyatuma ukandagira hasi mu gihe utarasohoka mu makona. Icya kane ni ukwibuka gukoresha feri y'inyuma n'iy'imbere na amburiyaje neza, kuko hari igihe ubifatira rimwe bigatuma uhagarara mu makona cyangwa se ukadigadiga ukaba wagwamo utari ufite gahunda yo guhagarara kandi wakabaye ukomeza. Icya gatanu ari nacyo cy'ingenzi ni ukwibuka ko tugomba gufungira amatako kuri moto kugira ngo tubashe gukata tudataye ekiribure. Ni nicyo cy'ingenzi cyane, kuko impamvu hari igihe umuntu asohoka akajya kure nuko hari igihe moto aba yatandaraje moto yasohoka kuyigarura bikamugora, akaba byaba ngombwa ko akandagira hasi ataranyura mu ikona cyangwa se moto ikarenga ikagonga ijya imbere ye. Bisaba gufungira amatako cyane kuri moto kugira ngo ubone uko ubasha kuyigarura vuba aho ushaka kuyinjiza hagati y'ikona rimwe n'irindi. Ibi ni byo bintu by'ingenzi wakitwararika mu gihe uri gukora ikona rya moto. Ikindi utagomba kwibagirwa ni ukwibuka ko iyo ugiye gutangira amakona ugomba kubanza kureba niba amahembe atari bwaze gukata akagukoraho, kuko ashobora kuba aringaniye nawe wajya ukata akagukoraho akakubuza kwinjira neza mu ikona. Ubanza ukayegura cyangwa ukayaringaniza bitewe n'uko ureshya kugira ngo ubone kwinjira mu makona. Ibyo bintu uba wemerewe guhagarara ukabanza ukabitunganya, kuko ushobora kwinjira wakata amahembe akagukoraho, winjiye mu kizami uba wagitangiye, iyo agukoze akakubuza gukata ubwo nyine uba utsinzwe ikizami muri rusange.